Reka mbifurize ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana, ni byiza yuko mudukurikira. Niba uri mushya kuri uyu murongo, kanda subscribe kugira ngo buri uko twasohoye ikiganiro gishya ujye uhita ukibona mu ba mbere. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Kennedy. Kennedy ni izina rihabwa umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa, risobanura ingofero irinda umutwe cyangwa se casque, helmet. Ngo ba Kennedy rero hari imico ibaranga, ngo rimwe na rimwe ngo ntibapfa kwibagirwa ibyabaye. Ngo Kennedy rero ngo asa nk'aho ajunjamye, ariko yibitsamo gusetsa. Ashobora kugusetsa ariko we ntaseke. Ngo Kennedy rero ni umuntu ukunze guhigwa mu buzima kandi akayobora aho kuyoborwa. Ngo ba Kennedy rero usanga rimwe na rimwe baba ari abanebwe, kuko ibyo biyemeje gukora usanga rimwe na rimwe batabigeraho uko bikwiye. Ngo Kennedy rero ni umuntu wanga gusaba ubufasha, ngo n'iyo ibyo akora byamutwara igihe kinini. Ngo Kennedy akunda umuryango we ndetse no kuwitaho uko bikwiye. Ngo Kennedy ni umuntu uba uzwi cyane mu baturanyi, ngo kuko ubucuruzi ndetse n'urukundo ngo bimuhira. Bamwe mu bantu bazwi bitwa aya mazina twavuga John F. Kennedy, wabaye perezida wa 35 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Undi twavuga ni uwo bita George Harris Kennedy, akaba umukinnyi wa filime w'ikirangirire kuri iyi si, wagaragaye mu zitandukanye nka Cool Handling, Airport ndetse n'izindi. Dusoje dusuhuza abantu bose bitwa ba Kennedy aho bari hose. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora. Hagati aho, niba wifuza yuko hari izina twagusobanurira, twandikire muri comment ahantu hagenewe gushyirwamo ibitekerezo, tuzagusobanurira iryo zina twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbararikira gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.